APR match igiye kwigeza ariko APR miliyoni 10 igiye kuzicyura 14 10 by'idolari APR zira miliyoni ariko zira APR ngiye nk'ubundi APR ngiye nk'ubundi APR ari ikintu nakora Brigadier General Deo aya mafaranga APR igiye gukorera kubera ko nubundi atari yo target yari ifite mwayafashe mukayahara yo sport y'abagore mukayahamo prime warasaze nka token ya appreciation ko yageze kuri finale kuri APR miliyoni 14 hari bya danger kare $10 bagiye gutwara ku mwanya wa gatatu bazifashe bakazamo primary y'abagore bakazasobanura PS nko gushyigikira umupira w'abagore nyine byaturuka hejuru ntabwo byaturuka hejuru nyine bakazasobanura PS ko bamina defa byumve minister w'ingabo byumve twohereje ikipe mu amafaranga bakaduha rero abagore ka token ya appreciation dukomeze ku ngingo cy'igihano cy'abakinnyi aya mafaranga n'abakinnyi APR ntigiye akora urumva ntabwo besheje imihigo Lorenzo nk'akantu ko kwikubita agashiko batesheje imihigo uranduranya kandi Lorenzo uragira uti bazatanga na prati twareje ikipe Tanzania igeze irakubitwa dusanga prime bari kubona umwanya wa gatatu ntabwo ari wo wari target so nko kugaragariza abakinnyi ko batesheje imihigo reka aya mafaranga tuyahemo prime rero sport y'abagore nk'ikimenyetso cyo kubashimira ko bageze kuri finale kandi ko natwe dutesheje imihigo kinyarwanda byaba ari ibintu byiza cyane mu Rwanda rero niho bayagamanira barimo abakinnyi ngira ngo ntarenga mu Rwanda rero abakinnyi ni babyumva baramvuma ikibazo si n'abakinnyi APR ikishaka ni igikombe n'igishaka amafaranga kubera APR ngo ihereye prime niko kwanduranya gukomeye wakora abana abakobwa baratungura dore title ziri hari mu kanya mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda Lorenzo yasabye ko agahimbaza mu kikaperi gahabwa reyo cyane y'abagore ubwo izo title zitega ababwira ngo Lorenzo nk'urumogi nyamara kantu mvuze mugasengura murasanga ariko ngo nk'urumogi nuko ndi kumwe nabo n'igikamba ntacyo nzi ndi kumwe nabo rwose ntabwo uri wenyine nibyo rero ubwo tujye kuri Murera rero Murera yo yaratsinze yakoze ibintu byayo akazi kayo neza cyane match ya Kiyovu ari match ya pressure kuko hari ingingo Karenzi hari ingingo yaritwaye neza cyane yanakaniye reyo yaritwaye neza umukino bakinnye wa pre-season wonyine bakinnye umukino umwe gusa Kiyovu bakinnye match imwe na polisi nabivuze hari ingingo aravuze ati Rayon Sport yakinnye imikino myinshi cyane yagize igihe cyo kwitegura twebwe ntitwabonye umwanya wo kwitegura Kiyovu wenda mbere yuko tujya deep muri reyo Kiyovu yirwanyeho nk'ikipe kuko gukina umukino umwe wa gishuti ukinjira muri shampiyona ubwabyo bigaragaza ko pre-season yabo yabaye mbi cyane imyiteguro yabaye mibi kwegeranya abakinnyi kurundarunda ugakora ikipe ishobora kuza gutsinda Rayon Sport yari ifite imikino hafi 10 ya gishuti sinibaza ko byari wumvaga amazina ya Kiyovu ukumva bishoboka ukavuga uti ntabwo kamemere yagenda yizeye ko iri butsinde ariko circumstance Kiyovu yari imazemo iminsi n'imyiteguro yayo byari obvious gutsindwa na Rayon byashobokaga cyane nibyo byari bifite amahirwe menshi ko biri bube Kiyovu nk'izina ni derby of course hagomba kubaho motivation hagomba kubaho ko baza bakihagararaho ariko gutsinda Rayon ntawabihaga amahirwe ugiye izina ku izina wumvaga nyine bafite ikipe ariko burya ikipe ni ibintu byinshi ni ukumenyerana ni ukwitoza cyane ni ugukorana amamatch amicale menshi mukamenya uko mukinana wabonaga nyine harimo karite mu bakinnyi ba Kiyovu umwe kuri umwe urareba Cedric ukabona aracyarimo ntabwo Cedric rwose ararangira akazungu sinzi niba wararebye match narayibonye yose aracyawutembereza kwa kundi sinamubwiye kuri match ya Gicuti na Polisi sinabonye ko akiri ifitemo akantu k'umupira yarantangaje cyane afite technique ziteye ubwoba afite umupira ku kirenge kabisa arasazanye wenda yabura imbaraga zo gusunika iminota 90 ariko ku kirenge yafataga baraka ijongera mu kirere abakinnyi bari bakagongana imitwe cyane Cedric Amis pera ufite Sharif Bayo wabonaga Mediana akina neza bafitemo utuntu twinshi two gukosora bashaka kuba bafite n'ikibazo cya squad kuko mbonye avunika babuze umusimbura we bivuze ngo bafite ikibazo muri defense nta mu defense n'umusimbura bafite nta mu defense n'umusimbura bafite n'ikibazo kuri gatandatu kuko bazanye Bukuru
gusimbura oya Gusimbura Mbonye muri defense ariko muri defense bafata uriya Murundi wakinaga gatandatu aba ari uw'inyuma abari Uwimana Gakuru nawe ubwe si umukaseri bivuze ngo no kuri gatandatu bahafite ikibazo sibyo kuko iyo baba bafite undi mukaseri mwiza kuri bench bari kuzana umukaseri mperuka bari mu biganiro na Roger sinzi uko byagenze Kanamugire bamunye ibyawe ari byiza sinzi ahantu ari Roger wamubona byari kuba byiza cyane ariko bakeneyemo abakinnyi kuko wahise ubona ko bafitemo icyuho muri squad ni byinshi byo gukosora. David agomba kuba hafi ikipe agomba kongeramo akabaraga ariko iratanga icyizere ntabwo ari ikipe mbi cyane nibayiba hafi bakayimotiva bakayihemba ntiyatwara igikombe ariko izahatana. Kiyovu yari yabanjemo umuzamu w'umunyakameruni witwa James Desire Joyanga hanyuma yari yabanjemo Ntwari Asuman yabanjemo Byiringiro David Mbonyingabo Regis Rwabuyeme Placide Uwimana Yakubu Niyo David Rukundo Abdurrahman Moise Sanja Bulaya yarantunguye ntabwo nari muzi ni rutayizamu mushya babanjemo Sheriff Bayo ndetse na Miss Cedric bench ya Kiyovu rero ukibazaho Karenzi ukibaza ngo squad yabo ko ubwiye bench rwose urumva ko harimo ikibazo usibye umuzamu nze Rwanda Jihad umenyereye Abdul Karim Mackenzie umenyerewe ku ruhande myaka afite nayo Ishimwe Jeanne wagiye mu kibuga agahindura umukino Ishimwe Jeanne yakinnye neza cyane asimbuye shoka ko match zikurikira shoka kuzajya abanza mu kibuga Nsanze Imfura Kedi ntabwo ari umukinnyi mubi Tabute Gra Crespo mwene Mafisango yagiye mu kibuga asimbuye nawe n'umukinnyi mwiza hari witwa Nkundimana Avit n'ubwa mbere nari mwumvishe hari witwa Uyaremye Fidele n'ubwa mbere n'umwumvishe Bukuri Christophe Shadibu warasanzwe n'uwitwa Uwineza Rene. Iyo ni yari groupe y'ikipe ya Kiyovu kuri iyi match ya derby y'amateka hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport. Kiyovu ubwitabire bw'abafana abayovu barishimye cyane ntabwo byarabatunguye binavugwa ko ngo amatike abacuruje amatike ngo amatike yaguzwe nyuma ya saa sita muri uriya mugoroba birasa nkaho ugutsindwa kwa APR gushobora kuba kwaratumye abareyo bajya gusereburira muri stade ko ngo ntabwo bari baguze amatike bayaguze muri uriya mugoroba abantu bagurisha amatike bambwiye ko ngo babonye jamu y'amafaranga mu mugoroba saa 10:11 nibwo amatike yaguzwe ari Hilal yahaye amafaranga Kiyovu cyane yahaye amafaranga Kiyovu menshi kuko iriya stade ubona ko yari kugera nk'icya 75% abareba baje bafite murare benshi cyane barimo benshi kabisa kuri bitanu isombe barayiriye cyane kuri bitanu babonye amafaranga Kiyovu barishimye ifaranga ryarabonetse bagomba guhita bahemba rwose baburamo imishahara nk'ibiri hariya mureba rero bashaka Magnifique yatuzanira line-up yayo tukayivugamo nayireba kuri YouTube kuko mwizamu yari match ya mbere ya Pavel Nzira ndumva kwa gatanu twari dufite deba mu gice cya mbere Rayon Sport ubona ko byaginaniye gukina ndimo kuvuga line-up nyine tugiye kujya mu gice cya mbere Kiyovu Sport uyu mwata kuvuze ninde yitwa niba yitwa nde Muzayirwa witwa kangwibutse izina rye nanjye n'ubwa mbere nayo mu yaza kuba ari umwataka mwiza nka Asman Kiyovu ntabwo ari ko buri bitego bibiri mu gice cya mbere ntabwo ari umugantaka w'umuhanga yitwa Moise Sanja Bulaya aho yasigaranye na Pavel Sanja Moise Bulaya ananirwa gutsinda igitego so Rayon Sport rero yari ifitemo Pavel Nzira Kazungu twabikoza akadeba Kazungu wumvaga yifuza ko yatekerezaho kuyatazakomeza kubanzamo ko nyine umutoza bamaze kumenyerana ariko umutoza agira icyizere Pavel Nzira n'abari barabyishimiye cyane ntabwo muwe imbere yacana kuyate mu byo yakoze bya indiscipline mu myitozo Kuyate ntabwo yigeze amushyira no kuri liste Kuyate yaje muri stade match yatangiye niba yatangiye niba ari hafi gutangira Kuyate ajya guserera n'aba security banga kumujyana muri VIP Kuyate ajya kuri telefone arahamagara ajya kwibunza inyuma muri parking atera kavuyo arivovota ngo ari gukanga abantu Kuyate baramuca amazi biranyiraje kwicara ara hepfo urabona amanyamakuru ariko za escalier zo hasi noneho hepfo Kuyate baramusuzuguye cyane ariko ubona ko n'umuntu ufite indiscipline ukuntu n'umuntu nyine ubona adashobotse urumva umuntu yaje nta karita nta lisansi afite kuko iyo ufite lisansi yemerewe kujya muri VIP nta lisansi